ya rogi nge nkeneye izina ryayo nimba kuko Ndimbati yarinjije umukobwa muri rogi. Iyi rogi RIB yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo. Iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ubutumwa RIB itanga. RIB irihanangiriza abantu bose bafite imigambi y'ubugizi bwa nabi bwo gusambanya abana ko bitazabahira. Nibabivemo rwose kuko iki cyaha gitera ingaruka nyinshi ku mpande zombi, ku ruhande rw'umwana wasambanyijwe cyangwa se ku ruhande rw'uwasambanyije, kuko nawe bimuviramo igihano cyo gufungwa. Hari abantu rero urubyiruko rufataho icyitegererezo, abitwa abasitari bari kugaragara muri ibi byaha. Ntabwo bikwiye rwose, bikujije isoni. Aba bantu basambanya abana bakoresha uburyo bwinshi bwo kugira ngo abana babagirire icyizere, bamara kubigarurira bakabafatirana muri za ntege nkeya z'abana hanyuma bakabasambanya. Uyu rero ni umwanya mwiza wo kwibutsa abantu bafite iyo migambi ko nta rwitwazo rubaho rwo kuvuga ngo umwana mwari mwumvikanye ngo niwe wizanye mu nzu yawe, ngo igihe byabaga ko atigeze atabaza cyangwa ngo yagaragaraga nk'umuntu mukuru. Umwana n'umwana, yemera atemera, ibyo ntibizakubuza guhanwa kuko kwemera k'umwana nta gaciro bifite. Turasaba abantu bose kurwanya ibi byaha byo gusambanya umwana. Turasaba rero abahanzi gushyiramo uwabo musanzu wo kwamagana iki cyaha cyo gusambanya umwana. Umusitari mwiza arangwa no kuba icyitegererezo cyiza muri rubanda, aharanira kwimika icyiza. Naho umusitari wishora mu bikorwa byo gusambanya umwana ni icyago muri rubanda. Abasitari rero muhaguruke murwanye abo bose babanduriza amazina. Abanyarwanda nge navuga ko hari kosa nababonyemo mu buryo butandukanye cyane abagiye muri media yo gushyiramo amarangamutima menshi mu bintu by'ubutabera. None mwibaza ubwo se babifuza ko n'abacamanza bakora kinyamwuga no bajya bagira amarangamutima nk'ayo mbabonana? Mwabasore mwe, mwabagabo ntashyiramo ibyo bwa pote mbere yo gufungura lisani mujya muri iyi gahunda, banze urebe irangamuntu. Navuga yuko ni nkaho RIB yaduteguye mu mitwe yuko Ndimbati tutazamubona cyangwa se tutazamubona vuba. Ibimenyetso simusiga byo gusindisha ndumva atari byo babonye. Ntekereza ko babonye ibimenyetso simusiga byo mu myaka. Haza banga umuvugizi ubwo n'urwo rwego rwa RIB, Dr. Murangira Thierry Bibagirwamo B, ariko nyibashyiriyemo, yagize ati aracyafunze by'agateganyo, iperereza rirakomeje ku cyaha akekwaho cyo gusambanya umwana. Aka kandi ko kabi kuko iyo imyaka yarabaye prouve ko ageze kuri 18 bihindura inyito. Ntikitwa gusambanya umwana, byitwa gufata ku ngufu cyangwa se gukoresha umuntu imibonano ku gahato. Noneho arakomeza abandika ngo kandi hari ibimenyetso bifatika bituma agumya gukekwaho kuba yarakoze icyaha. Dosiye ye irashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyateganyijwe n'amategeko. Urabizi yuko burya iyo hari imanza ziba cyangwa se hari ubugenzacyaha igihe bugukurikirana ntibwirwe buna kujyana ku mushinjacyaha. Kuba rero no muri media byari byazamutse, wenda RIB ishobora kutwemeza yuko itita kuri media, ariko tubiziranye yuko ibiha agaciro iyo biri ngombwa byanga bikunda. Ntabikubwiza umunwa ngo ngenda yifite oya, nkuko buriya iriya rogi nge nkeneye izina ryayo nimba kuko Ndimbati yarinjije umukobwa muri rogi. Iyi rogi irabizi ko itemerewe kwinjiza umuntu utarageza imyaka 17 18 itarageza imyaka 17 ngo yinjire muri 18. Under 18 ntabwo yemerewe ko yinjira mu cyumba. Iyi rogi rero nayo igomba gutanga ubusobanuro bwimbitse. Irangamuntu y'uyu mukobwa mwarayibonye mu 18 iruzuye, kuko wenda ibyo vuga ngo yamusindisha, ariko no kumusindisha niba atarabifashe ngo bakore take away, niyo nzoga aho yaguzwe naho bagomba gusobanura uburyo
bahaye inzoga wa 18 icyo gihe wenda bashobora kuba kwisobanura bavuga bati yari kumwe n'umuntu mukuru twaketse ko ari umubyeyi ariko nuri kumwe n'umubyeyi bagomba kumupfundura ikidasindisha wenda uwo mubyeyi akareba bigitsindise. Umwana wa kane yavukiye mu mudugudu wa Tangabo akagari ka Samiyonga umurenge wa Muganza akarere ka Nyabihu mu ntara y'Amajyepfo. Yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2002. Icyo gihe nta tegeko ryo kubyarira kwa muganga ryari rihari, keretse umubyeyi wabaga yananiriwe, ariko inda ye yarapimishijwe, hanyuma amaze no kuvuka bagiye kumukingiza ikigo nderabuzima cya Muganga. Hanyuma uko bimenye mu gihe ahubwo yari yiteguye kujya kubyara, hanyuma nahamagawe n'umugabo witwa Ndimbati, yarampamagaye ambwira ko ngo ambaza ko natanze mituweli kandi mubwira ko tarayitanga. Yarimo ajya gupimisha, ntabwo rwose yarahazaga kugira ngo umenye ko atwite, nuko nabyumvise arimo ajya gupima ari aho ngaho i Kigali. Hanyuma rero uwo Ndimbati arampamagara amubwira ko, ariko nabanje guhamagarwa n'umukobwa anyaka ko natanga amafaranga ya mituweli, andi akamwohereza akemezwa nawe andi akayitangira, nkaba nakohereza amafaranga yamwohereje amafaranga, ariko noneho amaze kubimbwira mpuzana Ndimbati aba yumvira yohereza amafaranga, maze kuyohereza noneho aba ari utanga mituweli kuko yashyizeho andi yatanga mituweli 2001. Rero numva ko umukobwa yabyaye, nuko yambwiraga ko arimo afasha umukobwa w'umajya kwa muganga. Umwana naramubagize ariko namubagije amaze kubyara, ambwira ko hari umuntu umufasha, nuko bibaho. Rero ejo bundi ku itariki 3 nibwo Ndimbati yampamagaye ambwira ko hari ikibazo afite, ashaka ko naza nkakimufasha. Mubwira ko nta ku itariki 3 z'uku kwezi, nuko ambwira ko afite ikibazo naza kumufasha kugikemura. Mubwira ko nta kigarambira ikibazo cy'ikigere ntikigire icyo nzayiguha, kubera ko ntawe yari ahise anyohereza. Nagujije amafaranga angeze i Kigali, ndaza igiwe hari Karama mu mudugudu w'icyitegererezo. Nuko hari baramuwe babiri, hari umudamu we, hari na mama we, hari n'umuyobozi w'umudugudu banza. Yari umuyobozi ariko nimba ari umutekano, nimba ari umudugudu ntabimbabaremo kuko sinashoboye kubivangura neza, ariko hari umuyobozi wo mu mudugudu. Nuko hari n'undi muvandimwe nagera nahamagaye, twari twahuriye, nuko aratubwira ati ikintu nabahamagariye, uyu muntu barabyaranye abana babiri, iyo n'abana banjye abana yarabampaye, amaze kubampa umunsi ku munsi agashaka ngo ajye gusura abana, ndetse hakaba igihe ageza nijoro naho kazana nijoro ngo ajye gusura abana. None ibyo bintu ndabirambiwe. None uyu munsi hageze aho avuga ko abana babakeneye, rero abana yarabazanye, none sinabakanga kuko itazi. Ariko ikintu nshaka ni uko muntegurira amafaranga mwambwira nazajya muha ku kwezi yo gufasha abo bana. Nuko arangije kubivuga ati ndabona ibyiza rero, uyu mukobwa iyo duhuye, avuga uwo mukobwa wanjye ati iyo duhuye dukunda gutongana, byiza ndabona twasohokanye nawe, noneho ibyatsi mukabyiga twe tudahari, mwabirangiza mukaduhamagara mukatubwira umwanzuro mwafashe. Nuko umukobwa ati yewe ntabwo mubasohoka sisohoka, ati ntabwo mwabyiga ndahari. Nuko baraturira rero, baheraho baratongana. Nimba atageze aho atugenda nigendeye, irwaserera yanze arisohotse.
yewe narakinwe ndasohoka ndamuhamagara kuba wankuye Nyaruguru nkaba ndi hano none ukaba ugiye ubwo urambanira ubwo se namanuwe n'iki aragaruka ageze mu nzu barongera baratongana